mwicare mubizi ko mu minsi y'imperuka mu bintu bizayiranga turimo tureba niba tubirimo cyangwa niba tubitegereje imbere ariko tubirimo kuko dusigaye twumva abagore banyazwe umugore bakamutwara akava mu rugo rwe akajya ku murundi turimo turabyumva ariko Satani arimo no guhanura n'abavuga butumwa bwiza cyane nuhagaze yirinda atawe cyane siko ijambo ry'Imana se rivuga ari kubahanantu harimo arabamanura rwose cyane abo n'abagabo bomboka uretse ko n'abantu niko birevuze abagabo ariko n'abagore barimo komboka hari n'abagore barimo bomboka buriya Bibiliya ibavuze mu mpina amagambo ariko hari n'abagore barimo bomboka hari n'abasore n'inkumi bari komboka niko n'abagore baromboka bakajya gutwara abagabo cyane uzakira bakurwanya ukene bakurwanya uzavuga ukuri bakurwanya nuvuga ibipfuye bibibyo nuko uzananuka bakurwanya ubyibuhe bakurwanya uzashoma bakurwanya nubona akazi bakurwanya aba bagabo bo barwanya ukuri mu minsi y'imperuka bo bazarwanya ukuri kandi gusobanura ikintu cyiza n'umunyarwanda avuze ko guca muziko ntigushye ye muntu urwanya ukuri we witonde kabisa witonde wowe urwanya ukuri ugahagurukira kurwanya ukuri banza urebe icyo urimo kurwanya icyo ari cyo utazamera nka Yane na Yambure naho gutuka rero burya n'abarwanya ukuri nibavuga ukomeza iteye cyane batuka ukomeza bateranye inama ukomeza ubundi bihanganire n'Uwiteka ba Yane na Yambure hari umukobwa ujya utanga ikiganiro cya inama y'umunsi aranezeza cyane Claudette aho yavuze ibyimbwa zimoka agati bana baje muri isi hari ibimbwa zimoka cyane hati umuturanyi mubi n'imbwa imoka umukoresha mubi n'imbwa imoka siko bimeze se ni ukurwanya n'imbwa imoka ati rero nimufata umwanya wo gutera amabuye buri mbwa yose imotse yego ntabwo muzabona umwanya wo kwikorera ibyayo kandi yose ndabasuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana mbifuriza kugubwa neza no kugira amahoro aboneka muri Kristo Yesu ni kwa kundi dukora umurimo w'Imana muri ubu buryo tubazanira abakozi b'Imana batandukanye mu minsi yashize mwararyohewe kubw'umukozi w'Imana mwarimu Predasienne twabatumiriye mukomeza kumbwira muri commentaire ndetse no kuri telefone ngo uzamugarure uyu munsi rero namugaruye umukozi w'Imana isumba byose mwarimu Imana iguhe umugisha mwinshi cyane mu buzima busanzwe urabizi ko nanakwikundira uretse no kuri mikrofone nubaha Imana ikurimo kandi nawe nkakubaha mu rwawe ruhande kandi umuhamagaro wawe wivuga butumwa nawe igiyeho byinshi nagiye nkwigeraho byinshi mu minsi twamaranye ndetse niyo tuzamarana ndakwakiriye rero hano kuri channel yanjye Evangeliste Mama Lionel ugubwe neza ugiye kuganiriza ubwoko bw'Imana ariko umuntu ukubonye bwa mbere urabanza umwibwire amazina mu wipresent ku muntu ukubonye bwa mbere ninde tugiye kuvugana urakoze cyane madame Imana iguhe umugisha kumbwira ngo mvuge ubutumwa bwiza mba numva ari ikintu umuntu ankoreye cyiza kandi gikomeye kuko niwo muhamagaro wanjye nubwo hari n'ibindi bintu byinshi nzi ariko Imana icyo yampamagariye ni iki biranezeza cyane kurusha ibindi bintu byose umuntu yampatira kujyamo cyangwa yasaba kujyamo nitwa Mukase Prudentienne niko ababyeyi banjye banyise ndi umudamu murabibona ntuye hariya i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwose dukora umurimo w'Imana wivuga butumwa njya nkunda kuvuga ngo ni ivuga butumwa umuvuga butumwa bwiza
kenshi nababwiye ko hari abavuga butumwa ariko batavuga ubutumwa bwiza ngenda umuvuga butumwa bwiza wabigize umwuga rwose mwakoze cyane kudutumira Imana ibaha umugisha yego turakwishimiye cyane kandi ndabizi ko Imana yagushyizemo amagambo akiza imitima cyangwa se aryohera abayumva ndagira ngo rero muri aka kanya tugezemo dusenge kandi ngusengere ijambo ry'Imana ni rigari ryo ntiturisengera rirasengeye tugiye gusenga kugira ngo umuntu wese uzarikurikirana nawe kandi ugiye kurivuga Uwiteka agukoresha iby'ubutwari kandi Imana izariherekesha imbaraga zaryo kugira ngo rizahindure umuntu wese uryumvise n'umuntu wese uzarikurikirana reka dusenge mwami nyiribihe turagushimiye cyane akanwa kacu kuzuye amashimwe y'ibyo wakoze waturindiye mu mpande zitandukanye urinda ubwoko bwawe urinda aba bantu twicaye imbere ubanindira mu mpande zitandukanye ugaragaza ukuboko kwawe kuri bo ngushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye kuvuga ibyawe ndasabye ngo imitima igiye kubyumva yakire kandi imirimo n'ibitangaza bikoreke kubwira ijambo uriherekesha ibimenyetso n'ibitangaza ndagushimiye ko ukora kandi ugakora ibirenze ibyo nsabye byose mbisenze shima mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen karibu umukozi w'Imana Imana iguhe umugisha ndagira ngo dufate bibiliya zacu njya nkunda kubwira abantu nti no muri za telefoni ikoranabuhanga ryarabyoroheje tushyiramo bya muri za Play Store ukadawunirodinga Bible cyangwa se ugahitamo iyo ushaka mu rurimi ubasha ubwo rero ndagira ngo aho umuntu wese aho yicaye aho yaba ari mu mirimo ye ya buri munsi atera ijisho aho ngiye kuvuga kugira ngo tugendane turasangira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice byaho 3 turahera no ku murongo wa mbere urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 turahera ku murongo wa mbere umutwe w'ayo magambo cyangwa amagambo abanziriza umurongo wa mbere aravuga ngo buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka hanyuma Pawulo atangira avuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazaba bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo ndashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana 5 bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo abameze batyo ujye ubatera umugongo Pawulo niko yandikiye Timoteyo umurongo wa 6 turakomeje kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri umurongo wa 8 nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose niko n'abo bagabo barwanya ukuri abo nabononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera umurongo wa 9 ariko ntibazabasha kurengaho kuko upfu bwabo buzagaragarira abantu bose buzagaragarira abantu bose nk'uko ubwabo abandi nabwo bwagaragaye abantu bumvise iri jambo nibaryakire kandi ribabere rishya mu bugingo tugiye kumara akanya tuganira ku buhenebere ijambo ryitwa guhenebera nk'uko n'ubundi ariko umutwe w'ijambo wavuze guhenebera
ariko ko ari ijambo rinini ra ni rinini guhenebera ni ikinyarwanda gikomeye ariko kiriho twavutse dusanga ijambo ryitwa guhenebera bakunda kubivuga ku mukobwa utarameze amabere ngo ni impenebere ikaba abafite nta misemburo nyine yo gutuma amera amabere afite kuko ikintu cyose gikura ku muntu kubera imisemburo iri mu mubiri yego igikora ishinzwe kugikora hari n'ibindi tutavugira ariko wabaga rero ataragize iyo gutuma amera amabere baravuga ngo ni impenebere icyo gihe akaba afite n'ipfunwe ryo kugenda mu nzira cyangwa guhura n'abandi bakobwa ugasanga yashyizemo ibitambaro kugira ngo nawe azane amabere hari uwo rwose agashyira ashyiramo asesekamo ibintu nagize imyaka 17 ntaramera amabere 17 si myinshi cyane ariko icyo naziraga ngenda kizi ni inzara burya inzara hari ibintu ishobora gutuma bitaboneka ku mubiri w'umuntu bitinda maze niba ushonje amabere aragenda warayameze nkaswe noneho gusonza utarayamera 18 rwose igituza cyari kimeze gitya yababa we urumva byari bikaze byari bikaze nameze amabere ntinzi siyo yonyine kandi n'ibindi byose byerekana umuntu ukuze byaratinze kubera inzara wari n'umunyonzi wa mugane byari kuza bite nari ntaraba umunyonzi umunyonzi mubaye 95 nibyo nari ntaraba umunyonzi ko nari mfite amafaranga ariko ufite ibiceri umunyonzi nari mfite amafaranga have gusa mvuka mu muryango wari ukennye cyane twabonaga ibyo kurya bitogoye twarabahanya yewe hirya y'abatindi oya nta muhanya n'umutindi biratandukanye muhanya ari hasi y'umutindi ntabwo we wabona icyiciro umushyiramo yewe cy'ubudeyi twariho muri ubwo buzima mva Imana igenda iremera abantu amateka hanyuma muri icyo gihe hari ibyari byarahenebereye kuri njyewe kubera iyo nzara cyangwa se ubwo buzima umuryango wanjye waciyemo butari bworoshye guhenebera rero ni ukubura icyagombaga kuba kiboneka yego icyo wagombaga kuba ufite ari ngombwa kandi kiri rusange ni uguhenebera cyangwa se kubura kw'ikintu wahoranye ariko kikagenda gishiraho gihenebera ukuvuza uti inzara itwarana yari ahari yego uko ugenda imisaya ihombana ugira gutena ubwo abantu barabyumva kameme ampurisi ko ari ikinyarwanda ariko n'abari hanze mu bindi bihugu kuko iyo turi aha tuba tubwiriza isi yose bareba ururimi bagishyiramo yego bitewe n'uko babyumva ariko ubwo turabisobanuye si byo guhenebera ni ukuba insina yareraga igitoki gishimishije yego ikaba isigaye yera impfuniro akantu kangana uduseri dutatu yareraga igitoki kikorerwa n'abagabo bangahe burerera henebereye ihenebereye kubera iki agafumbire itakibona yego cyangwa se itakicirwa hari ibyibura ntikorerwa ntiyitawe bitumye ihenebera ariko utangiye kubyumva n'abandi bose batangiye kubyumva hanyuma Pawulo yandikira Timoteyo aya magambo Pawulo yajyaga mu mwuka akabona ibiri imbere mu myaka ya kera y'iki gihe kuko ntitumuzi yego Imana ikamwereka iby'ibihe bizaza atangira kubyandikira amatorero abyandikira n'abantu ku giti cye bari abakozi b'Imana aramubwira tumenye neza ko mwana wanjye dore ngende mu marembera niwe ugiye gusigarana umurimo yego
yego Yego. ariko umenye neza ko mu minsi y'imperuka izaza imperuka kandi nayo ni ikintu cyenda kurangira yego yego ijambo imperuka rega nacyo ni icyigisho ukwacyo imperuka nacyo ni icyigisho ukwacyo nibyo ni ibihe bisatira donko si n'ibihe ni igihe wenda gusoza ikintu ni igihe gishire kiri gushira ndimo ndahinga umurima ariko ngiye kugera ku mpera yawo Yego. aho ntari bukomeze guhinga ikiva imbere kiraha si byose nibyo noneho rero amubwira ati mu minsi iza ariko isatira irangira ry'isi Yego. hazabaho ibihe bigize birushya atangira no gusita cyangwa kwerekana ibintu bizaranga abantu b'icyo gihe ubu rero turi aha turimo kuvuga ubutumwa bwiza reka turebe ko ibyo bihe tubitegereje dukurikije ibyanditswe cyangwa se tubitegereje cyangwa se byatangiye byaraje cyangwa teramo akajisho tugiye kureba uko abantu bazaba bameze yego kuko abantu bazaba bikunda yego niko bimeze cyangwa turabitegereje niko bimeze abantu barikunda ngaho re we yambwira rwose niko bimeze abantu bayikunda kandi barasomye itegeko rivuga ngo urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bazaba bakunda impiya cyane uzi kugira ngo umuntu abe yagusova ugize ikibazo cy'impiya azaba yakunda ku buryo yanayasambanira bakayamuha azaba yakunda ku buryo wapfa areba ntaguhe na 5 bazaba bibona ni ubwibone bwaraje cyangwa buri imbere ubwibone buriho se ahubwo bwarigeze kugeza ubwo umuntu yibona akibona naho abantu batareba kavuga ati giye uzi ko ari umuntu mwari hari igihe umuntu agira ubwibone akibona naho abantu batareba mbega akavuga ati nzemerana ntirimye nire wabonye aho umuntu atira ikintu hari ibintu basigaye bambara ngo bakazana amata komeza ubwo si ubwibone ntibwaje bagateraho amata yego ugasanga umuntu muri korara ari gukerezwa no kwisiga kwimakiya kwigira gute ugasanga so ubwibone n'ubwibone gutukana umuntu aragutuka ahubwo ukibaza nimba adakomeretse mu kanwa cyane ku nkoranyambaga ariko nabonye abantu batangiye kujya batuka abandi babasebya bagira gute ariko buriya bari abantu barimo batukana kuri batambutse ubutumwa bwiza bagakritika ugasanga baranatukanye babuvuza uko butari hari aho mperutse gutanga ubutumwa bwiza nivugira iby'Imana yanyeretse ku byerekeranye n'inkingo za coronavirus mu makomenti usanga umuntu ngo ahubwo uri umusazi iyo ujya kwita umuntu umusazi rero ni icyaha Imana ihana cyane ariko uburyo ikijyanye no mu mategeko umuntu wise undi umusazi niwe icyaha cyo gutukira mu ruhame noneho buryo umuntu agutukiye muri comment abagutukiye mu ruhame ariko mu yandi magambo bura bakubwiye ati dore uko nabaye ngo haye icyifuzo nsengera ni dore uko nabaye abantu bazaba batukana n'igihe rero reka turebe n'igihe nawe wabarenganya n'igihe kirushye n'igihe kiruhije basohoyemo aho umuntu aterura inkuru kuri wowe nta n'inkuru wamuhaye agaterura inkuru kuri wowe yo kugutuka no kukuvuga abana bavuye mu miryango bari kunywa ibiyobyabwenge ababyeyi bari kurizwa n'abana babyaye umwana ntacyo yabuze mu rugo umwana amafaranga yo kurishura arahari ariko yanze kwiga umwana akiteka akajya mu muhanda ubwenge bukagenda neza abana bananiye ababyeyi iki gihe turimo abantu n'indashima cyane n'indashima bahora baganya ayiwe byarasohoye batarabera batarabera mu ngeso batarabera mu bikorwa byabo bya buri munsi ibi bihe twabisohoyemo cyangwa turabitegereje byarasohoye badakundana babe kuko imiryango iracyakundana ntabwo imiryango igikundana mama Lionel imiryango iracyakundana mwari imiryango si yose kera ko twahanaga ibikatsi ugakorera umwana ibijumba utijyana kwa kanaka ugashyira mu kibo cya mu ndobo utishirira iyi miryango irakundana iranaziranye se ahubwo maze n'igihe umwana atamenya nyina ugasanga umwaka umwe wa kabiri wa gatatu urashize atarajya gusura nyina mu cyaro aho yamusize ntabwo imiryango igikundanye ubwo buhenebere bwaraje batuzura hariho inzangano nyinshi cyane
urabibona ndabibona inzangano ziriho ndabibona ari n'umuntu kwanga akabikubwira ati genda kwanga n'inzoka njye mo ndira kwanga bantu bazaba bafite inzangano mu mitima ese abantu barabesherana ubwo buhenebere buriho abantu basigaye babeshyera abandi binyoma ibyo batakoze cyane akaguhimbira dosiye neza neza ikagukoraho akandi abizi ko akubeshyera nawe abizi ko akubeshya kandi ari uwo mu nzu y'Imana umuntu yigeze kubeshyera umupasiteri bamuhaye 200,000 ati vuga ko iyo ndutwita ari iye yagusambanije abeshyera umupasiteri inama iramutenga kandi amubeshyera nyuma rero umwuka aza kumusanga arihana aravuga ati Imana imbabarire nabeshya umukozi w'Imana abantu bahimba ibinyoma bakaba bagukura kuri mikrofone neza neza ugahenebera kubera kukubeshyera babeshyerana abantu se muri ibi bihe baririnda kuko biravuze ngo batirinda abantu ntibarimo gusubira inyuma bakasubira mu byo bari bararetse kwirinda kuriho nta kuriho iyo ugenzuye neza ariko mana reka nkubwire urebye ukuntu amadini menshi arimo kwaduka hazaza nandi birashoboka hazaza nandi kuko muri Yesaya haravuga ngo abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwira bati ibyo kurya n'imyambaro tuzabyishakira tubyishakire cyane ariko wemere rwose utukize urubwa rw'abaturage tukwitirirwe buriya abagore 7 bavugaga amadini menshi wari ubizi umugabo ni kirisitu yego kuko umugore asobanura itorero yego urumva bavuga bati tukwitirirwe rwose dupfunikanya abantu yego tubasakume cyane tubabwire ko ikoze ibitangaza tubashukishe ko batabaye twitirirwe wowe gusa tuvuge ko tuvuga kirisito koko se abantu baririnda cyane barimo kwirinda ntabwo abantu bari kwirinda abantu bazaba bagira urugomo rurahari badakunda ibyiza ni ukuri nibyo umuntu aravuga ubutumwa bwiza ibintu ndimo kugenda mbona biteye ubwoba mama ibi bihe ni ibihe by'ubuhenebere koko ntabwo abantu barimo gukunda ibyiza ntabwo abantu barimo gukunda ibyiza ahubwo barimo gukunda ibibanezeza cyane bagira urugomo bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana tugeze rero ku murongo wa 5 bavuga ngo bazaba bafite ishusho ab'icyo gihe yamubwiraga yo kwera ariko bahagara imbaraga z'uko kwera ibyo ni ukuri bafite ishusho y'idini ariko badasa na kirisito bafite ishusho yo kwera bereka abantu ko ari abana beza ko bakijijwe ari abarokore nagiye numva abakozi b'Imana benshi bagiye bakabanta amafaranga bakabaguza urumva bishop wawe Kamemu ntago afite ishusho yakuguza miliyoni 2 nguzi mwime ariko ejo nkumva ngo babajyanye mu nkiko icyo gihe n'ubwenge bwo kumubwira ngo nyandikira kandi koko nkugurije ntabwo ugira kuko ubona ari mu mwuka afite ishusho kandi yitakuma yego ati ravuze ngo yego afite ishusho ntunagire n'ubwenge bwo kuvuga ngo ariko nyandikira kandi hari umupasiteri wigeze kunguza amafaranga 500,000 icyo gihe nari nyafite koko icyo gihe nari nyafite anguza 500,000 ndamubwira nti rero ntireka ntinyandikira kandi madamu se ntarabizi ati madamu se ati nta kibazo intoya nti madamu akwiye kubimenya ariko mbona kiramugoye urumva abibwira umugore abanza no kubyanga tuyu mwana amafaranga kuri turi mu kibazo tuzayamwishyura ndatireka yewe ati nirangiriza inzu ararangije ati ntariko ntimwanyandikira n'akandi ko atoya turwandiko usati rwiki turwandiko usati urona tuzakwamura ntabwo ari uko ntabizeye bari abantu b'inshuti zanjye cyane kandi b'umumaro ntabwo ari uko ntabizeye ariko nshobora no gupfa cyangwa se namwe ntimubeho cyane
cyakagira n'ikindi gituma cyane mbakuraho urwandiko ariko bigoranye ku buryo nyuma y'uko banyandikiye ko mbagurije ntabwo umubano wacu wongeye kumera bamwiza ariko ikibazo igihe twavugane bazayasubiza ntibakishubije banyishyuye ari uko tureganye ibaze iyo urwandiko rutahaba iyo hataba ibarohwa wari kuyahomba wari kuyahomba abantu mu minsi y'imperuka bazaba bahemuka bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako mu bitondere bana abantu barimo kurya amafaranga bakayabarya mukamwarakennye kugeza n'ubwo umuntu ajya kugurisha ibintu bye turi muki mu buhenebere buteye ubwoba nibyo ntawe ukiguza ngo azishyure uyu buhenebere ntaho butageze bwageze no ku bantu bitwa abahanuzi kugeza ubwo ahenebera nta mpano y'ubuhanuzi akigira yarayihoranye yego ukamuhamagara uti ndashaka ko unsengera ati zane 500 icyo cyifuzo kirakomeye mugire ngo usengere ubwo ni ubuhenebere ati nticyoroshye icyo kirakomeye birasaba kujya mu mazi birasaba kujya ku musozi birasaba kwiriza ubusa zane 500 ngo usengere zane ituro ubwo ni ubuhenebere afite ishusho ko ati Iminsi wari kumara wiyirije abari ngiye yego rwose bafite ishusho yo kwera abo bamaze abaturage barabarangije ariko turabwira abantu kandi ni ku isi yose kuko mu bintu bizaranga isi iminsi y'imperuka muri iyi si nuko abantu tuzabashakiraho imbuto bahoranye ariko ari ntazi zigihari yego basigaranye ishusho gusa basigaranye ishusho mbega asa nk'umurokore kandi atariwe agakomeza agasa n'umuhanuzi hari abahanuzi ubunaretse agasa n'umuvugabutumwa kandi atakiriwe hari abo namaze kwandukura maze kureba imigendere yabo nibyo kabisa abahanuzi bo ni urundi rwego mwarimu maze kumenya imigendere yabo hari uwo twabaga dufitanye gahunda ngo tuzajyana gusenga tugiye gusengera umuntu uwo munsi agakuraho telefoni yego kumba abandi bafite amafaranga bamudeturunye hazabimenya hazahura n'umuntu umwe atatuzi ibihe byiza twagiriye aha naje ati twari kumwe na kanaka ni mwari kumwe kuwa kangahe kuwa gatatu ziri twari kumwe nkahita nibuka ko kuwa gatatu ari wo munsi uwo muntu twari kuba turi kumwe yahuye n'abafite inote ntabwo bafite ishusho yo kwera cyane mbega ishusho mbega amashusho mushishoze neza none se reka tuvuge wenda no ku bayobozi bamwe bafite amatitire bayoboye itorero bafite ishusho ko ari umupasiteri ukamusanga mu biro ukamutekerereza uburyo urugo rwakunaniye umugabo agutoteza umugabo mumeze gutya yarangiza ahubwo bikavanamo kugutereta bikarangira kwegukanya ati ndakwihoreza agahinda yaguteye wamusanze afite ishusho bose barahari bariho hari abadamu bacyaradamaraye bumva byose bikemukira mu biratu ubwo bikozwe n'umupasiteri si icyaha tambwiye ko ari ukunderevura ati buranyweho imyaka yose kumbe bamusanze afite ishusho ariko nta mbaraga afite umuntu wo kwizerwa azabona ariko ni ibiranga iminsi y'impera ni ibiranga aho wagakiriye akaba ari kupfira yego niko bimeze bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana ukamubona muri manche kuri televiziyo harayeho burinze bucya fana ariko yagera mu rusengero batangira kwigisha agasinzira umuntu usinzira bateruye ijambo ry'Imana yageraho Barcelona yakinnye Liverpool yageraho Rayon Sport APR yakinnye ukabona gukunda ibibaneza akunze ibimuneza zo kugira ngo akunde Imana kunezerwa nabyo ni byiza Imana yabishyizeho kugira ngo tunezerwe ariko kunda n'Imana turabyemererwa ariko bitugirira umumaro ntago ari byose ariko dukwiye gukunda Imana kuko ni nayo ituremera umunezero cyane Imana ni ituremera umunezero ariko iyi shusho yo kwera ubwo buhenebere rero dore ingaruka zabwo cyane kuko Pawulo yagiye yerekana abantu ko bazaba bameze ngo hazabaho abagabo bomboka ariko komboka bampagurutse oya komboka kandi ntabwo uzi ikinyarwanda ntacyo nzi naje mu Rwanda vuba mvutse vuba komboka numva ari ukugenda gake
koba uyomboka nyine yomboka gake nta wumva ku buryo yomboka nta muntu wumva nta ureba akaba arombotse nuko jye mbyumva akomboka ku buryo uri hari atamubona n'uri hari atamubona akomboka akomboka ku buryo nta muntu wumva ko atambutse kandi atambutse kandi yego ahubwo nuko mbyumva ko atambutse kandi atambutse ntiwumva kandi atambutse yigoma nta wumva ko avuze kandi avuze agakemera agaca amarenga akaba aravuze ntibabyumve kandi avuze hari uwo bambwiye ngo yajyaga ajya kwa maraya kandi bose ari abakirisitu nyabusa aba ariko akana kakamubona gatoya ariko ngo yinjiraga akambakamba umugabo ngo yarakambaga akakigira igihe nk'umwana akigira ujya nk'igikoko agakambakamba n'amaboko nijoro agakambakamba akinjira mu cyumba cya nyina akana niko kaje kubitubwira kataza akambakamba akambakamba ibyo nabyo ni uko ngo hazaba haba iyo minsi izarangwa n'abagabo bomboka bakajya kurimbura abagore batagira ubwenge ariko nta batabufite ntabwo umugore ufite ubwenge kamere bamwombokera ntabwo bamwombokera bibiri iraryo ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha uzi icyaha kuremererwa nacyo ni uko unaniwe kucyihanganira ukumva ushaka kugitura yego ukumva urashaka kugitura turi kumwe ukumva urashaka kuwukinagaho ukumva ntubayeho kumva uragira amahoro ari uko ugikoze ari uko rwose ugikoze bantu abo bagabo bomboka rero bakajya kunyaga abagore yego bakomboka bakajya kunyaga abagore mu mazu batagira umutima ni abagore batagira umutima umugore ufite umutima ntawamwambokera rwose babyeyi muteze amatwi ijambo ry'Imana mwicare mubizi ko mu minsi y'imperuka mu bintu bizayiranga turimo tureba niba tubirimo cyangwa niba tubitegereje imbere ariko tubirimo kuko dusigaye twumva abagore banyazwe umugore bakamutwara akava mu rugo rwe akajya ku murundi turimo turabyumva ariko satani arimo no guhanura n'abavugabutumwa bwiza cyane n'uhagaze yirinda atagwa cyane si ko ijambo ry'Imana se rivuga ari kubahanantu harimo arabamanura rwose cyane abo ni abagabo bomboka uretse ko n'abantu nibwo birevuze abagabo ariko n'abagore barimo komboka hari n'abagore barimo bomboka buriya Bibiliya ibavuze mu mpina amagambo ariko hari n'abagore barimo bomboka hari n'abasore n'inkumi bari komboka niko n'abagore baromboka bakajya gutwara abagabo cyane cyane iyo ni bimwe mu biranga iki iminsi y'imperuka bakomboka bakajya kunyaga abagore aba bantu rero Pawulo abwiye Timoteyo ngo bahora biga reka nkubwire ariko ntibagira ubwo bamenya ukuri bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ibyo bamenya ntibabasha kumenya ukuri ntabwo bashobora kukumenya kandi bahora biga n'ubu barimo bariga kandi n'ubu turimo kubigisha kandi bahora biga ko bigishwa kureka ntibareke reka da neza ubu ntiturimo kwigisha cyane ubu si iyo ugiye kuri YouTube abavugabutumwa simbona ariho bahungiye cyane insengero zarafunze twanga ko abantu bazabura icyo bireguza bati twabuze ijambo dufungura za YouTube amacano kugira ngo tubwirize abantu bahora biga kureka icyaha ntibakireke ariko ntibagira ubwo bamenya ukuri n'ibyigisho birahari cyane si uko abigisha babuze ibyo bavuga si uko bigishijwe nabi ariko aba bantu bahora biga ariko ntibamenya ntabwo bamenya ukuri bahora basibira ntabwo bimuka aho bari cyane umuntu akazenguruka amadini nk'atandatu yiga ahantu hose yigishwa ariko ntamenye
iminsi y'imperuka yadusohoreyeho. nibyo. Iminsi y'imperuka yadusohoreyeho. Bene data bakundwa, bene data nshuti z'umusaraba, iminsi y'imperuka tuzanyira ijambo kugira ngo ribe indorerwamo imbere yawe n'imbere yacu twe turimo kurivuga. Iyi ndorerwamo ikuri imbere, ariko natwe turi imbere, irebera imbere n'inyuma, ntabwo ari nk'aya yindi urebera imbere gusa, kugira ngo turebe iyi minsi y'imperuka uko umukozi w'Imana Pawulo avuze abantu bazaba bameze. Yego. Urebe niba atariho ukarashije, yego, wivanemo aho hantu, nibyo, kuko Uwiteka nibyo agushaka. Kandi Pawulo yongera kubwira Timoteyo, aramubwira ngo nk'uko Yane na Yambure, yego, Yane na Yambure ibintu bakoze urabizi, barwanyije umukozi w'Imana Mose, ngo abo bantu nabo niko barwanya ukuri. Uvuze ukuri barasekura, nuko barakubita, bafite agafuni, baceceka. Uzamuka ukuri baticeceka, ibyo bikuye ku murongo wa 8. nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge. Uzi kononekara? ubu uri umusazi. Yewe, umuneke iyo wahiye uburyoshye, ariko iyo bavuga ngo wononekaye ntabwo uba ukiwuriye kandi uba uwureba. Watangiye kuzamo utunyo dutoya, baravuga bati iyi voka yononekaye, iyo ngiye mukuremo izononekaye, muzigire gute? Muzijugunye. Wacyumvise ikintu bita kononekara? Ikintu cyononekara ariko cyarahoze ari kizima. Nibyo. Nk'uko aba bagabo Yane na Yambure nabo ku gihe cya Mose baramurwanyije, barwanya ukuri kw'ibyo yavugaga, birema inteko yo kumurwanya, Uwiteka arabamira, yasamisha isi, irabamira n'ibyabo n'ababo. umva, tinda ku bantu barwanya abandi, tinda kuri abo bantu barwanya abandi. Ntirwa mbarwanya, mbatindaho, kumbi barwanya abandi. Uzayobora neza igihugu bakurwanya. Nuko yego, nugira amafuti mu kukiyobora nabwo bakurwanya, kubera ko bononekaye he mu mitima. Yego, ariko isi izabamera. Uzakira bakurwanya, ukene bakurwanya, uzavuga ukuri bakurwanya, nuvuga ibipfuye bibibyo. Nuko uzananuka bakurwanya, ubyibuhe bakurwanya, uzashoma bakurwanya, nubona akazi bakurwanya. Aba bagabo bo barwanya ukuri mu minsi y'imperuka, bo bazarwanya ukuri kandi gusobanura ikintu cyiza. N'umunyarwanda avuze ko guca muziko ntigushye uku kuri. Reka mbabwire, kuki bazarwanya ukuri? Bazarwanya ukuri, ariko ukuri ntibashobora kugushobora. Yego, kuko Bibiliya yavuze ngo ntaho bazagera niba twasangiye neza, ngo ntibashobora kugira aho bagera, kuko icyo barwanya ntabwo gicika, ntabwo kirwanyishwa. Bararwanya ikitarwanywa. Abakozi b'Imana bazahagarara mu kuri ba Yane na Yambure bazahaguruka kubarwanya. Yego, ariko Imana izasamisha isi bamire n'ahabo ntihazibukwa. Ye muntu urwanya ukuri we, witonde kabisa, witonde wowe urwanya ukuri, ugahagurukira kurwanya ukuri. Banza urebe icyo urimo kurwanya icyo ari cyo, utazamera nka Yane na Yambure. Barwanyije umukozi w'Imana, baramurwanya. Yego, kandi Mose yari umugabo ukomeye. Nibyo, yari umukozi w'Imana, ariko umuntu Imana yahambye n'amagingo tukaba tutaza ahahambye, kandi imva ye kwiri ku isi, kandi ntimumenya aho iherereye. None si imva ye ntiri ku isi, ariko ngo yaracukuye iramwihambira.
Miriyamu na Aroni bamuseka ngo yarongoye umunyetiyopiyakazi, bamunegura bakamuseka bakamunegura, bamufasheho ijambo, baterura inkuru, kandi ntiyabumvaga. Uwiteka niwe wabumvaga. Yego, yabaguye amahoro Uwiteka ngo Miriyamu yasheshe ibibembe, ati umukozi wanjye, mugatinyuka ntiriwe ntegereza ko ibyo muvuze atiriwe anabimenya cyane. Sintegereje ko ibyo mumuvuze azabimenya. Abandi iyo nshaka kuvugana nabo hari ukundi mvugana, ariko we tuvugana turebana. None muraza kumuvuga, muraza kuzana amagambo. Bagira ngo arongore uwakuye, aho yarari ari mu banyamahanga gusa. Niba Imana yari mu nese hose yako yarongoye maraya, iceza mu kabari. Yego, ngo ifite n'ibinyendara aho ngahore. Gomere ngo wagiraga n'ibinyendara. Hose yarira Uwiteka turarira icyo. Ntimukivange mu byo Uwiteka yemereye umuntu. Jya ubanza urebe ibyo ugiye kurwanya uko bimeze. Mu minsi y'imperuka rero hazaduka abagabo babandi bomboka, bakora utunama two kurwanya ukuri. Yego. Muzajya munyihanganira, hari ibintu binzamo nkumva nyine ntacyo bitwaye. Mu myaka yashize icyaha cyo gutuka perezida wa repubulika bari bagishyize mu byaha bikomeye, urumva. Hanyuma umusaza atoya nimugikure mu bikomeye, ntibisanzwe. Ntibisanzwe. Se wavuza abantu se gutuka ubwo rwose. Ati mugikuremo, mwe kugira igihano kirengereye ibindi bigize gute, kuko azi neza ko abamutuka ni benshi. Yego, bayani na yambura. We ibikorwa bye bayumva byivugira kandi koko biravuga cyane. Naho gutuka rero burya nabarwanya ukuri nibavuga ukomeza iteye cyane, batuka ukomeza, bateranye inama ukomeza. Ubundi bihanganire n'Uwiteka bayani na yambura. Hari umukobwa ujya utanga ikiganiro cya inama y'umunsi, aranezeza cyane Claudette, aho yavuze ibyimbwa zimoka. Agati bana baje muri isi hari imbwa zimoka cyane. Hati umuturanyi mubi ni imbwa imoka, umukoresha mubi ni imbwa imoka. Siko bimeze se? Siko bimeze. Ni ukurwanya ni imbwa imoka. Ati rero nimufata umwanya wo gutera amabuye buri mbwa yose imotse, yego, ntabwo muzabona umwanya wo kwikorera ibyayi. Yose nufata umwanya wo guhangana na yani na yambura, ntabwo uzagera ku ntego yawe. Barekera Imana. Bayani na yambure nabaza kukwitambika, bameze nk'ababedomu twigeze kuvuga. Nuko urumva bayani na yambure n'abarwanya ukuri, wavuga iby'ukuri biteza imbere abantu, bakakwitambika cyane, bakagenda babibibura mu bantu. Nicyo bita kurwanya ukuri, sibyo? Nk'ubu wanyura ahangaha, nk'ubu wafunguye iyi shene cyangwa uyu murongo, niko byitwa. Umukecuru iyo umubwiye cano ntazi icyo ari cyo, byibuze uvuga umurongo. Reka mbwire abakecuru n'abandi bantu wenda batagize bate, cano ni shene mu gifaransa, cano ngira ngo ni mu cyongereza, ariko mu kinyarwanda ni umurongo wivuga butumwa. Bati uriya rero nawe araje, uriya rero nawe araje, yagatereje aje, se ubwo ishyomoke. Ntabwo ibyo ngibyo bizabura, ntabwo byabura. ni bayane na yambura barwanya iki? Ukuri, kuko babonye ko ibyo urimo ubwira abantu birimo kubahindura. Yego, abantu bavuze bati nuko komerezaho umukozi w'Imana, ijambo uvuze rinkoze ku mutima, rinkoze ku mutima. Yego, ariko bayane na yambure bagahaguruka. Bayane na yambure bazarwanya ukuri, ariko ntibazarengaho, ntibazatera umutaro, ubutaka butarabamera. Siko bimeze? Uko bimeze ni ibintu ni ubuhenebere. Ubundi abantu banezezwaga
no kumva ubutumwa bwiza bagahinduka, ukanezezwa n'iterambere ku muntu wawe, ukanezezwa n'iterambere ku muntu wawe. Ndetse ariko rega buriya iyo abantu baretse ibibi n'ubuyobozi buroroherwa cyane, buroroherwa cyane nabwo bukoroherwa. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza abantu bakareka ibiyobyabwenge, urubyiruko rukareka ibiyobyabwenge, twavuga ubutumwa bwiza, babagabo bombokaga mu mago y'abantu bajya kunyaga abagore bakabireka, na babagore nabo bomboka bajya gutwara, ibyo nabyo bigabanya iki? Imanza nyinshi cyane z'abantu bajya kuburana za gatanya n'ibiki byose. Urumva, mureke rero mwe kurwanya ukuri, ahubwo mu gushyigikire habeho kwihana no guhinduka. Nibyo habeho kwihana no guhinduka. Buriya kwihana no guhinduka, iyo umuntu yihana ikintu ntahinduke ntacyo aba amaze. Birakwiye ko twihana tukanahinduka, sibyo mama? Hakajyaho n'icya kabiri cyo guhindukira, hindukira unahinduke, niko bimeze. Metanohiya niko babyita mu rurimi rundi. Guhindukira, ukahindukirira Imana, ukava mu byo wari uri. Ndagira ngo dusenge Imana kubwira ijambo. Nibyo, ni ubuhenebere buteye ubwoba. Kandi ikindi kintu cyantangaje cyane, Pawulo yabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo buzaba buteye ubwoba. Ikintu giteye ubwoba gitandukanye ni ubuhenebere, ariko buteye iki? Buteye ubwoba. Ikintu rero iyo giteye ubwoba birasaba kucyitondera. Nibyo madamu, birasaba kucyitondera. Ubwo kiba gishije gifite imbaraga, gifite ubukana, nk'ubwo coronavirus yaje ifite. Ariko ibyabimenya birimo kurangira. Birarangira, nta kitagira iherezo, nta kigeragezo kitagira iherezo, nta n'indwara idakira mu bantu. Ibyayo birimo kurangira. Imana yagiye itanga ubwenge. Mu byo yavuze bizaranga n'iminsi y'imperuka, rega umenye ko ubwenge buzagwira cyane. Ubuse Imana ntiyagurukije abanyabwenge bakaba bakoze inkingo tukaba tugiye gusubira mu buzima busanzwe. Ni ukuri. Ntihagurukije abanyabwenge, umuntu yibaza ngo amaherezo azaba yahe. Yewe umuntu wahenebereye, ukaba urimo guhenebera, ukaba urimo kubaka ibyo wari warashenye, kandi ukongera gusenya ibyiza wari warubatse, yego, ukaba urimo kubisenya ubishyira hasi, kongera kubyubaka bizakugora. Nkugiriye inama, ubu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka ntibukugereho rwana intambara. Mu bantu bavunwa n'ibyaha bashaka aho babitura, ibyaha tubitura kwa Kirisito. Ntabwo tubitura ku bagore b'abandi, ntitujya kubitura ku bagabo b'abandi. Yego, ibyaha turagenda, uwemeye kubyikorera n'umwe. Uvuze ngo munyikoreze imitwaro yanyu, munyikoreze amaganya yanyu, nita kuri mwe mwese abarushye n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Niwe wenyine. Twageze ku musaraba, imitwaro y'ibyaha twari twikoreye igwa mu mworera witwa Gehinomu. Ni gute dushaka kongera kwikorera? Ubuhenebere buteye ubwoba. Ndagira ngo dusenge Imana kubwira ijambo. Mwirinde guhenebera, mwirinde gusubira mu bitagira umumaro. Mubyita ngo ni civilisation, ngo ni amajyambere. Amajyambere meza ni ugutera imbere mu by'umwuka, ukorohera buri muntu wese, ukamworohera buri muntu wese akabona umworoheye, ukabana n'abantu bose amahoro. Turwane intambara yo gukiranuka muri iyi minsi y'imperuka. Niyo nama narangiza nka bene data n'abantu bose muri rusange ku isi yose bateze amatwi iri jambo ry'Imana. Inama natanga, rwana intambara yo kureka ikibi. Ikibi kituganisha Gehinomu, aho abanzi b'Imana bazatura. Ariko icyiza kizatwegereza Uwiteka. Tukiri no mu isi tubona imigisha ituruka mu gukiranuka. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Ndagira ngo usengere muri iri jambo ry'Imana kugira ngo Uwiteka Imana yamurureho abantu ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Mana iriho kandi izahoraho, Data wa twese, ngushimiye ijambo ryawe ryiza riburiye abantu bawe. Haleluya. Abantu bawe bakiriye ubu butumwa bubibutsa ko hazabaho ubuhenebere kandi buteye ubwoba. Buri muntu mu rwego yisanzemo yahenebereyemo, musukire ku mbaraga yongera gukiranukire.
kandi dusanze hari abantu bagiye bombokera mu bizira, bombokera mu binyoma, bombokera mu busambanyi, bombokera mu bujura, bombokera bagiye bomboka. Aba nabo bakebure kandi ubagaruze umwuka w'ubugwaneza mu izina rya Yesu. Kandi tubonye ko hari timu yiremye inteko ya Yani na Yambura hagurukiye kurwanya abera. Hindura, komeza abera, komeza abagabura b'ijambo ryawe, komeza abakozi bawe, komeza intama zawe, komeza abashumba bawe mu izina rya Yesu. Kandi turasabye ngo uhindure imitima y'abantu bose bakurikiranyira ijambo. Urakoze Mana, bisenze shima mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka wera, amina. Murakoze cyane kubateza amatwi ijambo ry'Imana. Yego, nawe turagushimiye nk'umutumirwa. Abantu bakenera kuzajya bagukurikirana bazanyarukire kuri chaîne yawe yitwa Nicyo Gihe TV, bazasangayo nimero zawe, icyifuzo cyabo cyo gusengerwa, inama zitandukanye. Turi tayari, zanjye nazo ziri kuri channel yanjye. Ukeneye gusengerwa, ukeneye kuganirizwa, ukeneye kugirwa inama, karibu kuduhamagara, biremewe. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Murakoze, murakarama.